Umuhanzi Niyokwizerwa Bosco wamamaye nka Niyo Bosco mu ndirimbo zinyuranye yambitse impeta umukunzi we Mukamisha Irene amusaba kumubera umugore bakarushinga rugakomera. Ni mu birori byabereye La Paris Gashora mu ijoro ryo ku wa gatatu 2025 byitabirwa n'inshuti n'imiryango yabo ya hafi. Niyo Bosco yari yitwaje gitari aririmbira umukunzi we mu gihe inyuma y'aho yari ahagaze hari handitse amagambo agira ati "Will you marry me?" cyangwa se mu kinyarwanda wakwemera gushyingiranwa nanjye. Mukamisha Irene yatunguwe n'uyu muhango ariko ntiyazuyaza kwemera ubwo yambikwaga impeta. Niyo Bosco yavuze ko ibyabaye ari ibintu atigeze atekereza ko bizabaho ariko aribyo by'ingenzi mu buzima bwe. Ati "Hari igihe uba utazi ko kizagera, sinigeze ntekereza ko nzisanga mu bintu nk'ibi ariko ubu mbona ko aribyo bintu by'agaciro kuko mbigezeho." Uyu muhanzi yongeyeho ko byose yabigezeho afashijwe n'Imana ndetse n'abantu bamwegereye. Ubwo yamwambikaga impeta, Niyo Bosco yanamuririmbiye indirimbo yubakiye ku izina rya Irene ndetse anavuga amagambo akomeye agira ati "Kugukunda ni indahiro idasaza, nshaka kugukunda cyane, nshaka kubibwira isi yose ikamenya ko ari wowe naburaga." Tariki ya 9 Nzeri 2025 nibwo bwa mbere Niyo Bosco yagaragaje umukunzi we ku mbuga nkoranyambaga amwifuriza isabukuru y'amavuko anavuga ko yabonye umutima we wakundaga by'ukuri. Niyo Bosco ni umwe mu bahanzi b'Abanyarwanda bakunzwe cyane bitewe n'ubuhanga mu muziki ndetse n'ubutumwa bwimbitse mu ndirimbo ze. Aherutse gutangaza ko yiyemeje gukora umuziki w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko ni urugendo yahuje no kwandikira indirimbo abandi. Mu busanzwe Niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona. Uyu muhanzi akaba yaranenze cyane abantu bavuga ko kumenyekana kwe gushingiye ku mpuhwe agirirwa. Uyu musore wavutse mu 2000 yavukiye mu karere ka Nyamasheke ariko kuri ubu atuye mu mujyi wa Kigali aho yimukiye n'umuryango we urimo abana 8. Niyo Bosco avuga ko kutabona yabitewe n'indwara ya malariya yarwaye afite imyaka 2 bikarangira imusigiye ubumuga. Kenshi iyo uganira n'uyu musore akubwira ko adafite amakuru menshi ku buzima bwe kuko byinshi mu byo avuga yabibwiwe n'ababyeyi be. Uyu musore ukiri muto avuga ko yagize amahirwe yo kwiga kugeza ku cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Nyuma yo kurangiza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye muri 2019 yahise yifuza gukora umuziki ndetse anawiga. Niyo Bosco avuga ko yagerageje kwivuza bikanga ndetse yabwiwe ko nta cyahinduka ku buzima bwe niyo yakwivuza nta cyahinduka. Avuga ko kugeza ubu afite indirimbo nyinshi kandi ko biteguye guha abakunzi b'umuziki indirimbo nyinshi mu gihe cya vuba. Mu mwaka wa 2006 nibwo Niyo Bosco n'umuryango we bimukiye i Kigali mu karere ka Kicukiro ari naho batuye ubu. Mushimiye wakurikiranye iki kiganiro kuri Mugisha TV, mukomeza gukora subscribe, ibiganiro byiza byo nakagaruka.